nizihe ndirimbo nk'eshatu cyangwa se ebyiri z'abahanzi b'abanyarwanda ushobora kuririmba ariko uri no kubyina? no kubyina sibyo kwayika abahanzi shibikije bikigi cyangwa se ibyo ikoroheye. Reka tufate muri iki gihe n'akandi ka kera buri kera nakunaga kara kugwiririza. Ubwo se urakaririmba unakabyina turebe? Se wabyina nta muziki. Urwiririza we wiririza we nyamara urwirungurwa nimugoroba. Oscar akubu bo nitujya studio bigoye twagiye mo basi watuma mwarabu ndasanga ibiryo yabimaze. dutangire tujya tubigoye twagiye yisubizemo cogasta turakomereza ese bwere kahure n'amacinya mo wagize ntituganiye yewe papa. turaganiye reka dusoze ariko igihugu amahirwe cyaduhaye yego tuyabyaza umusaruro gute tukigomba iki? kukibyaza umusaruro cyambere cyo no guprofita umutekano mu gihe abandi bari kwirwana ibirago ku mutwe bari kwirukanka abandi ni ibibazo hirya no hino dukwiye gutekereza buri ufite umutekano kiba gisigaye no gutekereza imishinga gukora. Igihugu gifite amafaranga tugabyaza umusaruro gute pana kuza ngo bagwe nk'ibihumbi 100 ngo gira uko witeza imbere witire ko mu kabari, ahubwo guramo iyo ngurube bwagure uguremo inka ejibyare ibintu ubuzima buzamuke. Ariko tunatekereza dusirimuka mu bwonko dusirimuka buraza New York za Dubai babyubatse nabo n'abantu natwe dukoresha ugomba guprofita go mahirwe tukagira inzozi ziza n'igisubizo cyo ku Rwanda rwacu natwe rwazaba paradizo. Tugafasha muzehe nimba muzehe tushaka umutekano natwe tumwereke iki iterambere. Uti ababyubatse nabo n'abantu wabonye inzu ya Miss Joy nkuriya rero tukafatira aho ngaho n'abandi natwe kumute mwabone yagere kwari irutiye Miss Joy se irutiye Miss Joy ufite akanya gihe muzaze ngutembereze nubwo uruzitira ribikenyera ko nkubwije kuri bava uhageze wakumirwa n'impamo. Irahagana hehe turagere bukeye ni mu majaruguru turacana mu mashiga nivuze se bakavuga ya Miss Joy bo ariko wenda we yarangije finisage hari ututaye twarangira njewe kuko turacacana mu nkwi mu mashiga n'inka ariko iri ku rwego rwiza nubwo ijyane kimwe ari amategura ikindi ari amabati ariko uhageze vava nubwo nkirara ku ntarure wakumirwa n'impamo y'Imana ngo Miss Joy awe data we wabyemera uhageze irimo amahembe indacamandwa ariko uhageze ni hahantu uvuga uti uru ni urugo rw'umushitari ni ibyumba 2 na saro n'ubwije ukwiko uhageze wowe wakumirwa inzugi ziri mu rwegamiyeho rwago ariko niyanze ugira ukavuga uti ewana uyu ni umushitari yarabivunikiye yarabiruhiye komeza utera imbere cyangwa yaririye mu rujo komeza utera imbere yego ni naha dusoreje dore rakore hirya ntuza dore kura mu byaranye na sebukwe kwa nyina mushyo wonyina mu mujya kwa nyina muramukazi mu byara wanyakwigendera acuruzaga gasururu none si ubwo hari akagariko umuntu yagasoma da wagize ariko burasiko twarabanye mwana we twasangiye icoko dusangiye Gitarama amata n'imihigo siko rero mu gihe c'imihigo ntabwo twaterananaga twarimananaga ibyo rero bikabera ingendo nziza abadukomoka kurukirye naho kuzadukurikiza umuntu dayagasoma dusimbuke rero ni wowe nyusigaranye umumanura jipo ntabwo abayobozi bahagera atari wa wundi urimo agahuyu oya magahuya sisi ntuza ubyaranye na mushiki wa kwa nyina nyirasenge wa Ferekura apana amacibiri
ni umukecuru ufite amenya birameze nk'ifuko twahagera ukareba reka tuhagere tunasoze ubwo rero nkavuga inti bayi